yabonye ntabwo ari impanuka ahubwo yagize umubyeyi uwabikoze ari umwana wa kangahe Yesu arabasubiza ati abakoresha b'ikoro n'abamaraya bazabanza kwinjira ubwami bwa Yesu. Kuki Yesu yababwiye abamaraya n'abakoresha b'ikoro barabatanga kwinjira mu bwami bwo mu ijuru? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko mu bigaragara muri ubu buzima cyangwa abantu basenga bigaragara yuko ari abakristo, ariko ibyo bakora bitandukanye n'ubuki n'ubukristo cyabo. Ariko hari abantu basayisha bakaba mu byaha byabo, babandi duciraho iteka ngo ni iki? Ni abanyabyaha. Ariko iyo bihanye by'ukuri binjira mu bwami bw'iki? Wakwibaza none aho ngaho umugabo ugize gute ubarizwamo? Ese ko ugaragara nk'umunyabyaha nka ku bantu, cyangwa ugaragara nk'intungane, cyangwa ugaragara nk'umunyabyaha ayo ku Mana ukagaragara nk'intungane? Abakoresha b'ikoro n'abamaraya hari icyo babivuzeho. Umuntu bitaga Rahabu muramuzi? Bavuga muri Bibiliya bavuga yuko yari iki? Uyu Rahabu uburaya hanyuma yari iki? Yari indaya. Rahabu ntabwo ari umwisirayelikazi, yari uwahe? Yari umunyakananikazi. Uyu Rahabu
kugira ngo ujye mu busambanyi yari umunyakananikazi, ariko igihe Abisirayeli bavuga mu gihugu cya Egiputa, amahanga yose yari abakikije bumvishe ibitangaza Imana yagize gute. Amahanga yose yari yaratinye iyo Mana y'iki y'Abisirayeli. Abantu bose bakoze ubushishozi basanga Imana basenga nta hantu ihuriye n'Imana ya hehe y'Abisirayeli. Uyu Rahabu nawe yari yaramaze gusobanukirwa n'Imana nyakuri, ariko iwabo basengaga iki? Imana basengaga imana zigize gute zitandukanye. Ariho na Rusi nawe yasengaga naho iwabo basengaga iki? Ibigirwamana. Ariko akurikira Rusi aramubwira ati Imana yawe izaba iki? Nuko iwabo y'ibyo usomamo hari usangamo basengaga bo ibigirwamana. Nuko Rahabu rero umukobwa ukiri mutoya ageze igihe cyo gusaba, none igihe abasore bagera kumusaba yababaza kwizera kwabo n'imyumvire yabo. Bose abagerageza kuganira nabo iyo bari gusobanukirwa yuko basenga ibigirwamana cyangwa birashushanya, nta musore yageraga gute yemerana. Abakobwa bari bangana nawe bose bageze inyuma bagira gute barashaka. Kandi bavuze yuko Rahabu yari umukobwa w'uburanga cyane. Bibaza impamvu Rahabu atagira gute agashaka. Mama we akamubaza, ariko baza gusanga yuko Rahabu yageraga gute yabenga. Nuko nyina amubaza se kuki ubenga abantu mu Uganda bagize gute cyari ikibazo. Nuko mu gihe cy'Abisirayeli ibyo gusa amateka y'Abisirayeli bashakaga bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka ingahe 14. Nibyo gusoma amateka ya Mariya nawe niyo muri iyo myaka agize gute yashatse. Nuko Rahabu yanga gushaka babagabo, nuko abwira mama we aramubwira ati mama hari impamvu nshaka bari abaki ari abahungu basenga iki? Umugabo asenga ibigirwamana ibiti koko umuntu yambira umugabo. Ngo bigeze nyuma mama we abiganiriza isi. Bigeze nyuma babiganiriza nande n'abavandimwe bamuhitisha urahitamo. Uzaba hano cyangwa wemere gushaka iki? Uzava hano cyangwa wemere gushaka iki? Ari abagabo. Ariho bahitishijemo gute bahitamo. Nagawute bamushaka we ubuzima tubamo umeze gute? Nyine igihe kigeze aho cyamureze ugatugera gute wigendera. Ariko Rahabu ntabwo ariko byagize gute, ntabwo ariko byagenze. Abamaraya n'abakoresha bikora bazahita kwinjira hehe kandi bwo mwijuru. Nuko Rahabu yenze gute bongera bamuhitishamo, afata umwanzuro kugira ava iwabo. Abaturanyi be akajya basanga ngo umuntu wananira ngo ni waba se nitwe twamushobora, niwe baramwirukana. Abuze uko agira Rahabu yatangiye gucishura ko biranga. Niyo Rahabu yaje guhita umwuga w'iki. Muri uyu mpamvu yaje kubiki yaje kubinda nuko yaje gushaka abantu basenga iki ibyo cyangwa kubaha Imana. Rahabu rero umuntu amateka maremare yiwe Rahabu igihe cyarageze abo mukire ava mu cyaro yari arimo ajya hehe yeri yubaka inzu nziza aba umumaraya wujuje iki w'umwuga. Ariko basengaga iki bigirwamana. Wakibaza se Rahabu yaba yarakosheje ubwo yarahise n'uriya mwuga? Oya, ahubwo baje kuvuga yuko mu banyakanani cyangwa abantu basengaga ibigirwamana bari bafite imyumvire imeze kuriye. Kereka umuntu washatse akajya muri biriya niwo bahitagamo iki cyangwa ari ikibazo. No kuba yari umukobwa agakorera umuntu wari ugize gute muri we n'ubundi basengaga iki ubuzima bwe bagize gute bari babana. Rahabu bazi kuvuga yuko igihe cyageze muzi yuko abatasi bagiye gutata hehe i Kanani acumbikira iki barabatatu kugera haba abasore binjira igihe bari bahunze bakimara kwinjira mu nzu yarababonye ati nawe n'ubundi n'abantu baje kujya gute n'abakire. Bakimara kugera mu Rahabu barabitegereza barica bagira gute baratuza imitima yari gutera kuba bagize gute bari bakurikira. Agakomeza kubitegereza akabona icyabazanye ntacyo bari kugira gute ntacyo bari gukora. Iki kibazo ni iki? Agiye kureba mu idirishya asanga hari ingabo zagize gute zakurikiye. Abarebye bishoje neza asanga imico yabo itandukanye n'abagabo bajya bagera hehe mu nzu ye. Ni ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi uko tugaragara twakwiye kugaragara kimwe n'abo
nk'abantu ariko imico yacu n'imbere yacu ari igaragaza iki aho twebwe ubwacu twiremera kwizera akaba ari uburyo umuntu akavuga ngo umuntu w'umukristo agomba kuba ameze gutya akomeza formule yaba ameze gutya bose gutya akavuga ni iki ahubwo imico yacu n'imbere gute kuko nta kizira kizinjira hehe ariko umuntu wamaze kwera uzinjira hehe byagenze gute rero Rahabu Rahabu rero abantu yari kujya gute urabizi ko yaje kubacumbikira Rahabu ati bagireho umugisha ndabizi ko ndabizi ko igihugu cyacu n'amahanga yose Imana yagize gute ikibazo akumutezera muzangiza abe bakoko tuzavuga ubwo tukagashuma ariko ufite ukamara iki hehe ubisho gukora aho yaraho mu kirere yawe inzu y'iki ya etaje umwuga w'iki yabona ari kuvuga ko Rahabu ngo yabonye ivu hari impamvu Rahabu yabonye iki yabonye ivu ntabwo ari impanuka ahubwo yagize gute ni kangahe se twebwe tubona abantu tukabacira imanza muzi impamvu bari muri biriya muzi impamvu bari muri buriya buzima nuko Uwiteka yavuze witinya kuko n'izina ryawe ubuha nunyura mu mazi nzaba ndi kuhehe mu bibazo byose umuntu ahura nabyo ubwo iyo mibereho yose aba arimo hari uburyo Imana ibushaka kugira yigaragaza ariko twe tukajya tugaca iki hari umugani wajya bavuga ngo akambere kararyoha akanyuma karugira gute hanyuma abantu bazaseka ku munsi w'iki iyi mibereho yose turimo ni igerageza cyangwa ni ishungurwa rituyungurura kuzabona ubugingo buhoraho ariko muri ayo mazi muri ibyo bigeragezo muri iyo mirimo iyo twemeye tukijiramo Imana igize uwo muntu niyinjiramo ahora n'ibyo byago ntukazamucira iteka ahubwo uzafata akanya umusabe uzafata akanya ugeze kiriya kintu uko nkibonye icyo Imana ishaka kunyigisha ni iki aho kugira ngo ujye hejuru yiwe twese turi iki turi bamwe turi abanyabyaha kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'iki bw'Imana aza kuvuga yuko n'ubundi igihe cyageze Rahabu ibyo yabonaga yagize gute ibyo yifuzaga mu bwana bwe yabibonye gute niba abatasi babiri bakimara kumusezeranya bari abasore babiri wa mugozi yawukuyemo uburaya bwiwe agira gute aragurika bavuze yuko ngo muri iryo joro igihe amanitse wa mugozi yararyamye arasinze kuko aramaze kwakira iyo tumaze kwakira Yesu Kristo mu mibereho yacu uko twiyumva uko tugenda nuko tubayeho byose bihita bigira gute warangiza wowe ubwawe none iyo amaze kwakira Yesu Kristo kugira ngo umaze kwakira Yesu Kristo gisubire inyuma ugira hehe gisubire inyuma burya iyo umaze kwera nyakuri ntabwo ugira hehe ntabwo gisubire inyuma ahubwo uhura n'ibigeragezo ukagwamo ariko Imana ibigize gute kuko iyo ubiguye mwebwe Imana igira gute yigaragaza umusitani si ibyo yagiye ahura nabyo cyangwa mu rwego rw'intare umuzi bari abagenzi b'uburyo bagiye mu muriro si wawugiyemo se ariko Imana yagize gute yarigaragaza rero ntitugatinye guhura n'ibibazo n'ibigeragezo ahubwo ni akanya kugira ngo Imana igire gute yigaragaza ubu ngubu hari abantu bafite ubwoba isi igiye kurimbuka ugiye kuzagenda gutya imperuka irageze ugasanga bahiye ubwoba none se niba twizera yuko ibyo ngibyo bigomba kubaho si umugisha yuko bigomba kubaho kuko nibibaho kizaba ari cya gihe cyegereje kugira Yesu Kristo agire gute kandi nibibaho Yesu Kristo niwe uzagira gute ntuzirwanire ahubwo byaratinze kuba kugira ngo igihe kigere abizera igihe cyarageze naho Rahabu akimara kumanika ku kagozi uburaya yaragize gute yarabusezeye babatasi bajya nyuma baraciye bakigerayo bavuga uko byagenze kose naho bagize ariko bavuga ngo babakijije nuko umugore bamusezeraniye yuko azamukiza igihe cyarageze bajya gutera Yeriko baravuga ati none ni uko wa mugore mwakijije twamanitse agashumi ntabwo ibintu biri bugiye gute y'amazu yose arabika Yeriko Rahabu
ntabwo yigeze yitura ababyeyi b'ibyo bamukoreye, ntabwo yigeze yitura abavandimwe b'ibyo bamukoreye, ubwo yaragiye bose arabashaka arangiza bazana hehe ineza. Nubwo umuntu yakugirira nabi umuntu yakugira nabi ntukazamuture inabi yagize kubera ko Kristo natwe twabariye ibyaha byacu ntagire twagize gute. Ni ngombwa niyo twarababarira ko tugomba kugira gute kubabarira abantu. Muri uwo rero uko igitekerezo kiza amateka ukaza kutubwira batubwira muri ba basore babiri hari uwo bitaga umusore bitaga Salomo ni waje gushaka nabi baje barabafata babajyana mu Bisirayeli batandukana n'Abanyakanani. Buza Rahabu abona umugabo yifuzaga nanone abantu n'Imana ubuziraherezo izina ry'Imana cyumva. Ni kuvuga ngo Rahabu iyo ujya gusoma amateka yari Umunyakanani, yari umunyamahanga ariko mu gisekuru cya Yesu. Rahabu agira gute umuntu wahiriwe uwanjye si ubutunzi si imiryango. Uko mushiki wacu yabidusomeye yatubwiye hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bikagira gute ngo gicecetse. Ni Dawidi ari kubivuga bitewe n'ibyo yarakoze ngo gicecetse amagufwa ye ashagishwa no kuniha umunsi ukagira gute ukira. Ni ukuvuga ngo iyo utihanye ibyaha byawe nta mahoro ugira gute. Ariko nuko Imana yagize gute, nuko Imana yagucunga guhahirwa wagize gute. Nubabariwe uyu munsi ntuzababarirwa wagize gute byari uyu munsi. Hahirwa uwababariwe, hahirwa uwababariwe n'ubabariwe ntuzababarirwa. Oya, ahubwo bivuze yuko hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bikagira gute. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nuko njye nawe twagize gute twababariwe. None se ibyo ngibyo ujya ubimenya ko wababariwe, warababariwe nanjye narababariwe. Ahubwo niba twarababariwe wakwibaza ngo kora cyangwa nuzuza inshingano z'icyo nababariwe. Nimugende mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa, uwizera mugira gute ibyo dukora. Niba tutabika nuko tutazi uko twagize gute twababariwe, ariko ntibikuye ko twababariwe ahubwo nuko tutagize gute tutabisobanukiwe. Mu gihe cy'Ubufaransa umwami bita Rudoviko wa 16 twumve abo turi bo by'ukuri. Umwami w'Ubufaransa umwami bitaga Rudoviko wa 16 mu gihe cy'ubwami bwagiye bubaho abagabo guterana ahubwo guhirikana ingoma. Hari abantu none ukagenda bari guhirikana ingoma zisimbura. None umwami bitaga Rudoviko wa 16 mu mateka niko bimeze, nawe niko byaje kumugendekera. Noneho baramufata baramwica, n'umugore baramwica, n'abana be barabica, ariko hasigara umwana umwe. None muri ba basirikare bari kwica bagati umwe muri aba bantu nibice bose bakarangira ntabwo turi twigoreye nta n'uzigera wumva uburibwe. Ubundi hahirwa abapfira kuko umuntu usinzira ababuze ibyiga by'agihugu, ahubwo abasinze nyine abarumutse imihati n'imibabaro y'iyi si. Uwo mugabo hari abantu nyine bakora niba ntabwo mubazi gukora cyangwa gukomeretsa umuntu bihagije, bagati uyu muntu napfa n'ubundi araba aruhutse ubundi buribwe azamurwa gute. Bagati ahubwo mumuretse nibura musigaze umuntu umwe azumva uburibwe bw'iki isi. Bivuze yuko abo bantu uwo muntu yari iki yari umwami w'Ubufaransa, umwami witwa Rudoviko wa 16. Amategeko y'Ubufaransa no kuri Google wanayabona. Noneho uyu mwana baravuze ati none tumukoreye iki. Umwarambwira ati kugira umwana duhite tumwica nonaha, ahubwo reka tumuhereze ubuzima bubi, abeho nabi, arye nabi, yambare nabi, nyine imibabaro y'iyi si agira gute abandi mu buryo kandi akagira gute bikumvikana. Ariko Kristo yaravuze ati mutinye abica, ntimutinye abica umubiri, ahubwo mutinye abica iki. Igihe bamubabaza uko nguko yari umwana wavukiye hehe
bamukorera bya bintu bamujyanye ku mugabo w'umukodonyo cyangwa w'umukene wari muri bwa buzima avuga ati bamuhereza amategeko ko umwana agomba kubaho ari imibereho yose igahinduka iki mibi, akajya nabi, akavuga nabi, akambaraho nabi, ntabe uwamubona wese hamwe ko yavuye hehe. Kuko niko babize gute, niko babitekereje kandi niko babishize mu bikorwa, uwo mwana barabimukorera. Kuko iminsi yagiye yicuma, yariye nabi birakunda, yambara nabi birakunda, abaho imibereho mibi bigira gute birakunda. Ariko ikintu kitaje gukunda, ubona uba kitangiye kumwigisha imico mibi, kuvuga nabi, kuvuga nyine amagambo, mbese kuvuga ngo yahindutse inyuma bashaka no kumuhindura hehe imbere. Aravuga ati ntabwo navuga nabi, barakomeza baramwigisha avuga ati ntabwo nzijya ngira gute kuvuga nabi cyangwa amagambo y'urukozasoni ava hehe mu kanwa. Avuga ati nutabikora tuzagira gute tuzakwica. Abo ndiko abantu bayazi nanone nibo njye kwese muzasoma mu gatabo bita umwiza wabuze imbere handitswe mu myaka amateka muzasanga. None uwo mwana avuga ati uwo mugabo uwo mwana amubwira ati aho kugira ngo mvuge nabi nzahitamo mu mico. Uwo mugabo biramuka mvuge nabi ababiretse. None igihe kimwe nka nimugoroba hari ubwo bamaze gufata ifunguro cyangwa bicaye batuje, kuko niba wamureraga aramubaza yitoza aramubaza kuki wahitamo gupfa aho kugira ngo uvuge nabi, kuki wahitamo ubivuze mu gitwaye. Aramubwira yamubwira ijambo rikomeye cyane, aramubwira jyewe icyo nabereye n'icyo naremewe ibwami, naremewe guhesha abantu banjye umugisha. Vuze amagambo rero mabi nanjye kugira gute kubavura. Uyu mwana yarazi cyagize gute cyane, babwira ati akugeraho mvuma abantu Imana yampaye nahitamo kujya mahesha iki. Umwana yari iki, yari mutoya kandi yavaga hehe ibwami. Ngo noneho nawe ongera witekerezeho we uko Imana yadukunze, urukundo rwatumye kwitwa abana b'Imana, kandi koko ariko tugize gute Imana ni umwami w'iki, no ni umwami w'abana. Uriya yari umwana w'umwami, ariko noneho weho uri umwana w'umwami w'abana. Ngaho mbwira ubishikira mu ntekerezo zawe wumva uri we, yego ujye ubishikira ijambo ry'Imana rigira gute bivuga. Niyo yadushizeho ingwate, niyo yadushizeho umwuka wayo mu mutima yacu nk'ingwate. Amen. Bimaze kumenya uri we, aho ujya, ibyo uvuga, ibyo ukora, bitabyigira gute byikora. Nta n'uburinda wagira gute wahatiza. Rero ni ikimenyetso nk'abakristo twe tugomba kwisuzumiraho. Ibintu biri kukugora biri kugutsinda, ubu turi wajya kuri rwa rwego rumwe ugomba kubugize gute. Twagize amahirwe kuba twahurira aha ngaha turi iki uri umusore, nawe uri umusore, n'abandi babaye abasore. Ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo ari ababyeyi bacu, ari natwe ubwacu, ari n'abaturanyi, ari abatuye iyi si yose, twese turi abana b'iki b'Imana. Gute muribuka igihe intumwa za Yesu Kristo zasabaga Yesu kugira ngo abigishe gusenga, yabasubiramo inshuro ebyiri. Bwa mbere baramubajije arisubiramo, ubwa kabiri naho abisubiramo. Avuga ati nimujye musenga, mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rigire gute.
ubwami bwawe bugira gute buze data wa twese uri hehe twese muri Imana n'iki mwene kibwirizwa mwene kibwirizwa yaravuze kuma manje uyu kazana umwishwa umuzukuru yigira iki twese turabana n'iki amen none kubishiki ibyo bikora gusobanukirwa muri kano kanya muri uyu munsi Imana yumvikanye kumuhamagara ikunsubize gute niba umara gusobanukirwa nuko uri uwo nguwo ugasobanukirwa ko hari abandi bavandimwe bawe ese wabakunda gute wabakorera gute wabikora gute urwanga rusubiye rutarucika ari amakimbere ase ntahita acika kuko tumaze gushinga nawe wongera umutima wawe Mana intekerezo zanjye ntawe ndi kubasha kubishikira aho bigize gute Yesu aravuga abamana n'abakoresha umuntu uwo ari we wese uko ariho kose Imana ikubikira kuko nta muntu waremwe kubw'impanuka ariko kubw'umugambi w'Imana ahubwo wewe ibaza ati Mana icyo ndemeye kucyuzuza noneho na mugenzi n'undi mugenzi wacu naho hari nawe yibaza ati Uwiteka icyo narimeye kucyuzuza ariko twebwe tuvuga ati iki akusubira kubitwara kuri asubira kubitwara kuri ariko ntumaze kugira ngo umuntu wese yongeye kwisuzuma ku giti cyiwe hari amagambo yavuze ngo umuhanga niwe wavuze ati niba ushaka guhindura iki isi icyo uzakora kugira ngo uhindure iki isi uzabanze wowe ubwawe ugiye guteka numara guhinduka uzahindura abo mu nzu yawe numara guhindura abo mu nzu yawe uzahindura umuturanyi nyamara guhinduka umudugudu uzagira gute akarere gahinduke umurenge uhinduke igihugu gihinduke n'ibindi bihinduke isi yose igira gute ikibazo ni sizahinduka cyangwa ikibazo ni njye yaravuze niba ushaka kuyobora isi uzamumenye kugira gute ushaka kuyobora isi ni igicucu ariko uyobora ushobora kwiyobora ni iki kandi ubwo buhanga iyo buva bukagera dushobora kujya ku mpera z'isi kugira ngo ubwo buhanga tubuhabwe ahubwo Uwiteka agera hose icyaha uko yaranga uko Imana yari yo kwirikana kuzagira gute mu banyabwenge bose babayeho abanyabwenge babayeho ni bande abandi mu banyabwenge babayeho b'abantu ni Salomo ariko undi munyabwenge wabayeho utari umwami niwe bitaga nde niwe bitaga Dawidi wajyanywe umunyabwenge Daniel niwe munyabwenge wabayeho utanga uyu Salomo hari igitekerezo yaje gutanga kugira ngo abantu bamwemere ari gutanga ababyeyi bakurira iki umwana ariko Daniel abagabo bari babiri bashaka gusambanya umugore barangije bananiwe kumusanga barabigisha arabakoresha biki ntabwo barakoresha biko bari abatambyi n'abigisha noneho bashaka gusambanya uwo mugore noneho abangi avuga ati nuwanga ko dusambana turagira gute turakurega yuko ari ugusambana kandi batamutera iki amabuye uwo mugore bamwitaga Suzana muzabisoma mu gitabo n'ubundi mu cya Suzana ariko ni mu gitabo ni Bibiliya ntagatifu niho biri uwo Suzana igihe bamaze bagiye kumutera amabuye yavuze ati mbere y'uko muzambera bagiye kureba urukiko nuko baramushinja bavuga ati yakoze ibi kandi twari turi twamusanze aryamanye n'iki n'umusore munsi y'igiti nuko Suzana ararira ariko yari ameze nk'intungane muri karitsiye y'iwabo igihe bagiye kumutera amabuye ngo Daniel aravuze amaraso y'uyu mukobwa ntakazagire gute ntakazambarwe abacamanza baribaza ati kubera iki ugize ayo magambo aravuga ati uriya muntu tuzi n'ibura tumeje kubituga tuzi n'ibyo akora ni gute mujye kumutera amabuye mukamwica nta cyaha nyakuri muri kumubona cyangwa nta bimenyetso ndakuka muri kumubonaho
akavuze ati basubire bajya kumutera amabuye bahita basubira hehe mu rukiko akavuze ati ngo none wowe wicane natwe utubwire igitekerezo cyawe umwe arababwira ati munzanire he bariya bagabo uko ari babiri umwe mushire hariya n'undi mushire hehe hariya ukamubaza tubwire uriya mugore mwamufashe asambana mwamubonye ari munsi y'igiti kimeze gute umwe aravuga ati umuntu uri munsi y'igiti cy'inganzamarumbo ubivugisha ukuri uwo bari gusambana bamubonye ari munsi y'igiti cy'amarumbo noneho ahita ajya ku wundi mugabo naramubaza ntimuzi ibyo mwashinje ntimuzi ibyo mwavuze mwamwiboneye mwamufashe kuyiga uriya mukobwa ari gusambana yari ari munsi y'igiti kimeze gute uratekereza ko ibyo tujyaho yavuze ni igiti cy'umunyinya udavuga ni igiti cy'inganzamarumbo urumva nawe yari afite ubuhanga bugize gute ubuhanditsi bwo guca iki kandi kuko nicyo twagize gute nicyo twahamagariwe guca imanza utagira gute ugeze kugufuza bwebwe ikamba ry'ikiri izina ry'Imana yagucyura amagambo dusorezaho nanariya twasanze muri Zaburi muri Zaburi twasomye aho tujye mu rwanda rwa Yohana urwanda rwa Yohana avuga ati nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho ikiranuka kose izagimana mu cyubahiro wongere usobanukirwe neza Yesu Kristo ibyo wakoze byose ibyo wanyuzemo byose biteguye kugarutsa utange ubundi buzima utange ubundi buzima uri muri Yesu Kristo ubwo twahuriye ahangaha muri iki gitaramo cy'uyu munsi cy'ijambo ry'Imana tuzabona mu Rwanda